Muri bino bihe dukeneye umutima w'imbabazi. Muri bino bihe bisha Imana iduhaye muri uku kwezi kwa munani ko gutangira urugendo rusha, dukeneye umutima w'imbabazi. Hari amagambo yakoze ku mutima wanjye mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 3 ku murongo waho wa 9 n'uwa 11. Aravuga ngo Uwiteka Imana ihamagara uwo mugabo iramubaza ati urihe? Arayisubiza ati numvise imirindi yawe iri muri iyi ngobyi, ninyishwa nuko nambaye ubusa ndihisha. Amusubiza ati ninde wakubwiye ko wambaye ubusa? Wariye kuri cya giti nakubujije kujyaho? Rero dufatiye kuri aya magambo dusomye mu Itangiriro igice cyaho cya 3, aho tuye amateka y'ubuzima bwa Adamu amaze gukora icyaha, agahunga Imana, akihisha, Imana ikamushakisha muri Edeni kugira ngo iganire nawe ndetse isabane nawe, ariko umwana w'umuntu kubera icyaha cyatumye atangira kujya kure y'Imana. Ariko Imana kubera imbabazi zuzuye mu mutima w'Imana, kubera ubuntu bwuzuye mu mutima, kubera urukundo Imana idufitiye, urabanga Imana ngo ku murongo wa 21 cya 3 ngo Imana ngo irabambika uruhu kugira ngo ihishe ubwambure bwabo. Umutima w'imbabazi ni umutima utuma twegera abaducumuyeho n'abatugiriye nabi kugira ngo tubambike. Igihe cyose umuntu atababariye uwamugiriye nabi, uhora umubona yambaye ubusa, kandi igihe cyose uzisanga uri ahantu barimo baramuvuga neza, wowe uzakomeza umubona yambaye ubusa, umurebera muri ya shusho ya kera. Reka nkubwire, uku kwezi kwa munani ni ukwezi tugiye gutangira urugendo rushya, ni ukwezi ko gutangira. Niyo mpamvu nabasomeye Itangiriro igice cya 3. hari urugendo, hari gutangira gushya mu buzima bwawe, ndetse ugomba kugira itangiriro rushya mu buzima bw'abantu bose bagukikuje, cyane cyane abakugiriye nabi, cyane reka bisubiremo, cyane abakugiriye nabi. Baravuga ngo ibagirwa ibya kera, dore ndakora ikintu gisha. Ese ntacyo ubona? Ntacyo urimo kubona icyo ndimo ndakora? Imana irimo gukora ikintu gisha, ariko ikibabaje ni uko icyo kintu irimo gukora ushobora gukomeza kubona abantu nk'uko wabonaga kera, ariko ikintu kiri bugufashe ni umutima w'imbabazi uri buwicarane nabo muri bino bihe bisha Imana gushize imbere. Umutima w'imbabazi, umutima utanga imbabazi, ni umutima udahunga abakugiriye nabi nubwo baguhunga, ariko urabambika, ukabambika icyubahiro cy'Imana, ukabambika izo mbabazi, ukabambika ubwo buntu, ukarengera, ukajya hirya y'ibyo bagukoreye, ukabonamo ubwiza bw'Imana, ukababonamo icyubahiro, ukababonamo ko Imana ishobora kubakoresha nubwo hari ibyo batakoze bikwiriye mu buzima bwawe. Imana yegera Adamu iramwambika, yirengagije amakosa yari yakoze, yirengagije ko yari yarenze kubwirizwa ryayo, ariko Imana iramwambika umutima ubabarira. Icyambere gikora mu buzima bwacu nuko tutabona batugiriye nabi ko bacyambaye ubusa, ariko turabambika.